indege muri gitondo tujya kurasa M23 ngira mwabonye ko n'abayobozi ba M23 babyemeje barimo bisimwa ahora nibaza ariko na M23 nabo yije nyine barahunga bajya mu ndage naho kandi na FARDC igihe M23 yakubite n'indege nabo bahungira mu ndage akenshi abasirikare mu buryo bwo kwisha indege bajya mu ndage rundi barimo kose ari mu bantu bari ku ruhembe rw'imbere bari no bantu bari gupfa cyane aba imboni zanjye ziri mu mujyi wa Goma cyangwa se imboni za Bwiza TV yego zivuga ko abarundi bari mu bantu bafite imirambo myinshi baguye ku rugamba ngabo z'urundi kandi zirimo hariya ziri mu bantu nyine bakomeretse ahubwo ati no mu bitaro makajorite yose mu korodoro nta namwe bitaro bigifiteho kugira amamoro garuzuye no kuvuga ngo rero ubwo ngubwo nkuko biri gutangazwa abatuye Bujumbura bitege kuzajya batanga umusoro ku makariso pantaro kuri mashati tubasuhuze kandi tubaha ikaze mwese inshuti bakunze ba Bwiza TV mu bice bitandukanye murimo no mu mirimo itandukanye muri gukora. Nizere ko gahunda zanyu zikomeje kugenda neza. Ubu dukora iki kiganiro turi mu masaha y'isa ariko kirakugeraho mu masaha y'isa 8 gutyo cyangwa se n'indi saha yose ukirebera. Ubwo nibwo urabuhugutse karibu kandi tuguhaye ikaze wisanzure ukirebe utanga igitekerezo kubyumva. Ni niyo nsenga Shadrack ndi kumwe na Freddy tuje kubagezaho amakuru akomeje kugarukaho mu masaha noneho birawana mu gitondo ntitwabagejejeho tubabwira yuko imirwano isa nkaho yahagaze ubu noneho ewana rwahanye inkoyo na skoyi yamanutse babisubukuye ntago bari guheza twabivuze yuko rero n'ubundi amakuru yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ahindagurika buri saha kandi ko ameze nka kwa kundi kandi za ndimbo zabo zimeze arangira ahita atangira ubu rero n'ubundi gihe twarangiye ahubwo aribwo bikijya gutangira turi kumwe rero na Meki ku murongo wa telefone kandi ari kuri tere niyo mpamvu ariwe tugiye guheraho tubanze tumuhamagare aduhe update z'umwihariko Skoyi turimo kumva ibyayo bimeze biti ngo yarashe ku birindiro cyangwa se iri kurasa kuri M23 Meki mwiriwe Shadrack turi mu kiganiro turagira ngo mutubwire amakuru ari kuvugwa aho hantu muherereye kuko muri kuri tere amakuru ari kutubwira yuko ngo indege imeze nabi noneho kuri M23 Skoyi ngo yasaze nk'ibisanzwe nyine icyo navuga nuko indege muri gitondo tujya kurasa M23 ngira mwabonye ko n'abayobozi ba M23 babyemeje barimo bisimwa buriya bivuze ikimara neza kuduhitaho twebwe aho turi aka video ndi kubona niko kayo na ku video rwose aho ngaho yarivuyeyo yarivuyeyo bisimwa byanditse rwose aho kandi kimara no kugenda kujya kubarasa so rero icyo navuga nyine yagiye kubarasa nk'ibisanzwe ahagana he ngira ngo wabonye ko ari mu gice kigana Kibumba ahitwa Burungura reka nzengo making sure neza yego ni Burungu yego yagiye kurasa uretse making sure neza ntakubeshya ariko ni igice cya Kibumba rero uburenze za Kanyamahoro na za Turagantene Kibumba nibaza naho ngaho ni urenze ikirunga cya Nyiragongo ni hehe naho muherereye mwebwe ni muri Kibumba muri Buhumba twebwe turi mu gice cy'ikibaya hafi n'ibirunga bya Nyiragongo iyo ndege nawe urayibona ijya kurasa abantu yarashe Kibumba ahitwa Buhumba note Burungu ni hino muri Masisi hanyuma nkaho ngaho muri ndashaka kugira ngo uduhe ishusho y'ukuntu biba bimeze ukurikije aho hantu muri n'indege bivugwa ko ngo ibifite imbaraga zidasanzwe twe turi kuyibona mu mashusho mwafatiye kure ariko mwe nk'abari kuri tere mu mwumva bimeze gute yitambutse ndetse kuri tere bagiye ubwo babwiki kandi bayemeje kujyayo nta kidasanzwe kindi gusa indege irasa kuzivuga cyane icyo nicyo nakubwira
ni indege isakuza ku buryo utayikunda nyine ntiwayikumbura muri rusange nawe ibaze wisakuriza igiye kumurasa ari nk'umuturage cyangwa umusirikare uko bigenda so ni ukuvuga ngo nakubwira ko indege nyine y'intambara yirasa isasu kandi aho kivuye kirayitura gusa byanavuga ko ushobora kuba yahitanyemo wazarendo yibeshye nibyo nshaka kugira ngo ngarukeho mwaba mwamenye nk'icyo yarashe icyo ari cyo ku buryo twabibwira abadukurikiye nta kindi kirenze namenye ariko icyo navuga cyo ni uko byavuzwe ko yarashe ishobora kuba yibeshye ikarasa muri wazarendo kandi indege yanagiye iratinda kuko abantu baba batimba ishobora kuba irasheho abandi ariko yatinze kugaruka kuri airport kugaruka nyine kugwa abantu bakibatse bagiye kugwa handi ariko bivugwa kuri ibyo ni ibyo ngibyo wenda ibindi umuntu araza kumenya uko amasaha aragenda agira uko utagira ngo Kongo ni ahantu hatoya ibyo ni ikibaya cya kinyura kuri Kanyamahoro uva kuri Carte des Antennes ukajya kuri Trois Antennes ni ikibaya kinini cyane yego noneho ukareba ikirunga cya Nyiragongo uko kingana kiriho n'indi misozi werekera Kibumba ntago wavuga ko ari ahantu hanini cyane ku buryo pozisiyo ujyamo yose aho ujya ukabona Kanyamahoro hari nawe uyibona ku ruhande rwawe nawe uyibona imbere hari nawe ushobora kujya ukabona ikirunga murarebana ubundi ukabona mbese uburyo hateye pozisiyo uba urimo iyo ari yose ibyo byose byateza niba ushobora kuguta wenda nta hafi nk'aho ngaho hano bavuga Buhumba ubundi ni hafi ni muri pozisiyo y'aho Inventura Buhumba ngira ngo si ubwa nyuma ko Inventura yahagenzura yego so rero icyo nakubwira ni uko nyine indege ibyo yarashe abantu bayibonye hari na video ufite aho ngaho yego na even n'abayobozi b'inyeshyamba babyemeje abatabyemeza nk'uko bisanzwe ni government ya Kongo n'ijya ibyemera kuko uyu munsi wa none ije iravuga ngo iri mu ntambara ikavuga ko iri mu ntambara byaho bisa nk'aho bicanze bavuga ngo ari muri CCLF bakabwira ngo turi kohereza CCLF ariko Kongo yo ukayibona mu ntambara nk'ubu ugiye mu kibaya nari nko ku munsi w'ejo abasirikare babona imbunda zarasaga umuntu azireba imbunda nini bafiteyo zirabasaga aho kuri pozisiyo y'umuventura kwibaza ati waza rero n'ifite izi mbunda nini yes izi FDL zo ziri hasi mu kibaya ku mupaka w'u Rwanda ubona bakari umukandara uzengurutse hagati ya Kongo n'u Rwanda zirahari zikambitseho amahema Kongo bivuga ngo iri muri CCLF kandi intambara nyine ihari ikindi kigaragaza ko iyi CCLF cyangwa guhagarika imirwano utigeze gucamo nuko hafatwa abasirikare benshi ba Kongo bagaragara bari mu rugamba ikindi wagigoma umujyi wa Goma nubwo ndi ko mu kindi kiganiro kindi umujyi wa Goma ngo ibitaro byaruzuye byuzuye inkomere byaruzuye basohoramo abasivili bagira gute bashyiramo abasirikare gusa yes bajya no bifashisha andi mavuriro urumva rero ibi byose ni ibikoresho Kongo iravuga ngo iri muri ceasefire ariko hari ibiti byinshi bigaragaza ko itari muri ceasefire iri mu Rwanda uvuga ngo imirwano yakomeje ku munsi w'ejo batwaye amakamyo n'ingabo nyinshi cyane Goma zinyura Kanoza Kanyarucinya zijya n'ubundi hafi ya hariya twari turi bivuze ngo intambara irakomeje kandi iherezo ry'intambara ntawe urizi abantu bamenye igihe yatangiye ko ntawe uramenya igihe izagira yes umuntu yakubaza wenda iyi ndege ntago Inventura yaba yagerageje kuyirasa cyangwa kubasubiza rwose indege bayisubiza sha iyo kwa benshi bayibona bakirukanya mu ndake ntabwo ibyo mbizi ibyo nibyo tugenda tuza kumenya ariko nyine abantu benshi bavanga umunsi ariko babizi ko nayo Inventura mu minsi yashize yafashe mu mbunda ya FARDC harimo n'izandura indege yes ubwo rero kurasa indege kumva ngo indege yayirashije ntabwo nayifatamo ikintu gitangaje kuri Inventura niba mu mbunda bafashe harimo n'izandura indege byaravuze ibyo ngibyo yes bivuze ngo ifite n'ubushobozi bwo guhangara indege ese wowe
urumva ibyo ishobora gukanga igifaru ikayishwanyiza bahiza n'imbunda nyinshi cyane rero ntabwo kuba yayirasa itayirasa ariko ntabwo bose barasa amashaza umwe ararasa ikibomu undi akarasa ikindi birumvikana icyo nicyo nabasha kukubwira hanyuma wenda kugira ngo nze kuguha mugenzi wanjye nawe nawe afite icyo akubaza kuri abo basirikare wari utubwiye ejo bagaragaye bari mu modoka bagenda hari ba barundi muri kubona abarundi barimo kose bari mu bantu bari ku ruhembe rw'imbere bari no mu bantu bari gupfa cyane imboni zanjye ziri mu mujyi wa Goma cyangwa se imboni za Bwiza TV yego zivuga ko abarundi bari mu bantu bafite imirambo myinshi baguye ku rugamba ingabo z'urundi kandi zirimo hariya ziri mu bantu nyine bakomeretse ahubwo ati no mu bitaro amakajorite yose muri korodoro nta namwe ibitaro bigifiteho kugira amamoro garuzuye uvuga ngo intambara yo nyine igira ingaruka ari umuturage gusa cya gice barwaniramo ibice byinshi abaturage bavuyemo bagiye Kanyarucinya uvuga ngo ni umusirikare ku musirikare urumva rero abarundi of course baraza amabato yazambutse yavuye Bukavu kandebe igihe yabiriyeyo hari izazamutse jeudi passé ubwo ni kuwa kane ushize reka ndebe making sure uko bimeze ariko icyo nakubwira cyo nuko intambara yo ihari kandi ibiti byayo biragaragara ko ihari ikindi nyine ahitana abantu bakubwira ko abantu bari kubura aho bavurirwa urumva siri uko bambaza ko ari icyerekezo ntabwo byoroshye nyine ntabwo byoroshye birumvikana kuwa kangahe kuwa gatanu ubwo bari bageze bavaga kuri nuza kuri bari bavuye kuri airport ya Kavumu Bukavu bari bajya muri Goma nyine muri kuramfosa mu gutanga ramforo kandi indi batayo yari yavuye mu Burundi gusubira nayiza kuri airport ya Kavumu gusimbura abo ngabo bari bagiye Goma no hanyuma bafashe n'imbonera kure nazo zirazamuka zagiye ngo bazikusanyije mu ntara y'Ibitoki ku mupaka na Kongo nazo zigira gute ijyanwa muri ramforce ya ntuza muri Wazalendo uvuga ngo ibyo byo ni ibihari nubwo wenda abarundi batagira icyo bivuga ariko ibyo biravugwa wenda tuzabyemera neza twabonye abafatiwe mu rugamba wenda turugiye zaberekana ivuga ko bari abafashwe ariko ntabwo turabona abari ariko se urabona mu ntambara nk'izi ngizi hari ibintu byinshi cyane kandi uri ku rugamba niwe umenya icyo akwiye gukora n'icyo akwiye kugaragaza wenda Meki nk'umuntu uri kuri tere birashoboka ko mushobora kuba hari n'icyumvirizo mwateye muri M23 nuko bameze nk'abantu bari kuzanirwaho izo ngabo zindi nk'abantu iyi FARDC iri kuzaniraho Sukoyi harimo ubwoba harimo morale biteguye gukora iki icyo ngira ngo ndahita mera ku kiganiro agiranye n'umuvugizi wa M23 gisirikare Emmanuel na Major Wingoma ku munsi w'ejo nibwo yambwiye ko ntabwo bafite kuba ingabo zaza ari nyinshi kuba indege yaza nta bwoba na buke bafite nta bwoba bafite kubera ko yayibaza ko bafite bari kuba baragiye kandi ko abantu bamaze imyaka myinshi mu mashyamba reka abantu bamaze imyaka myinshi rero barabaje ikiganiro ajyanye n'abaturage bavuga ati buri myaka ibiri tuba twumva imbunda rero tukabije kuruka n'imyaka buri munsi imbunda kandi ni imirwano M23 kuva 2009 barwana kugeza kuva kwanza mu ntambara zagizeho Kabila yego imyaka 30 iri hafi gushira bagizeho Kabila ibyo byose ni bikwereka rero ko ntabwo abantu bafite pe ntabwo bafite ntabwo nabavugira sinzi ariko ibyo nzi mu byo navuga na Major ngo mujya ngo no muri session twaramaze ku bundi kuvuga mwafasha mwatsinza imbaraga muziko bati tuko na Mungu ati tujya gutangira urugamba twari dufite SMG twakubita ati dufite imbunda nyinshi dufite abajenerali benshi yakubwira ko ngo bafite abajenerali ngo makenga ngo ni mwenye
buri mupanzi wa mapambano niko yavugaga ngo azi gupanga amapambano urugamba rero urumva rero yewe mbona ko ku ruhande rwabo naho bari urebye ejo nk'aho ibyo nabonye ibisasu FARDC yateraga tera ibisasu bitewe uko ubona mbere ntibasubiza ukibaza rero uko ubona ko nta n'icyo FARDC babwiye so ibindi byose byo iherezo ry'intambara ni ukuri baruribonye nibyo cyo cyane nakubwira ngo niho uzamenya umunyembaraga mutari umunyembaraga kugeza uyu munsi FARDC ikubwira ko ifite imbaraga kandi yarazifite n'igisirikare cya munani yego muri Afurika none ibintu byo bafite imbaraga kuko itsinda ikagira ariko nayo iyo bakubwiye twayirukanye twayikubise bayikubise bavuga ko bayitsinze buri wese mu rugamba bivuga bya bindi biva ngo ntawe ukwiye kuvuga twirasize ataratabaruka uko itarava ku rugamba burya isa n'isahura kubitwaga niko bimeze reka tugushimire Meki teka Fred agifite icyo kubaza aha yego okay nari wenda reka dukomereze kuri Noskoyi urabona yuko hari amakuru avuga yuko ngo FARDC yohereza igapfa kurasa itanarobanuye itavanguye haba kuri M23 ndetse n'abaturage wenda niba mwakubise icyumvirizo abaturage bo bafite iyihe mpumeko nakubwiye mbere hariya ni abaturage hara muri cya gice ntabwo agari benshi barahunze kereka ibice mu bene turimo bamwe nibwo basubiye mu hombre bice bya Kibumba niho basubiyeyo nakubwira ngo abaturage barabasa nk'ababimenyereye none se bakora iki Fred abaturage bamaze imyaka myinshi bahora umwana wavutse mu ntambara zitangira ageze ashobora kuba yarashatse afite n'umwana rero ikintu cya mbere n'abaturage bahubwira nabo ku bamwe bandavuga ati nta kibazo na kimwe dufite barabimenyereye ariko kuri Skoyi irarasa kwibeshya bakubwira ko indege z'intambara zishobora kwibeshya ikaba wayiha sinyare yaho igomba kurasa ikarasaho wowe wayihaye sinyare ukawukotora rwose ukabigenderamo nabyo biri kuba byigeze kuba Musake kuri Wazarendo muri Mushaki Wazarendo barwana n'aba FARDC indege irangije ijya kubanyaho bavuga ko nyaho wenda abantu byanga ko nkoresha icyo kigambo ariko ibarasaho kubacanaho umuriro ntabwo no kugucana ikohereza utugunguru utugunguru ntago tuza ari nk'intuza tubaza nyine tukagushwanyikira impande cyangwa se tukakutava urumva yarabibeshye irabarasiye banavuga ngo hapfuye benshi bagera mu ijana icyo gihe muri igice cya Mushaki ariko byaravugwaga ariko barashize habaho bakabati batugambaniye rero nabwo birashoboka ko indege ishobora kuza ikibeshya ikakurasa rwose kandi ikajya gute ukaba wabigenderamo rero Wazarendo niba bavuga ko bashobora kuba bahura n'ibibazo ariko nayo M23 nabo yije nyine barabunga bajya mu ndage naho kandi na FARDC igihe M23 yakubite n'indege nabo bahungira mu ndage akenshi abasirikare mu buryo bwo kwisha indege bajya mu ndage ariko n'igihe gutabana n'indage M23 sinzi wenda burya nayigira indege niba igira indege cyangwa niba itayigira ubwo gutegereza ko bazajya cyangwa se kuraswaho barangiza kuraswaho sometimes ubwo nyine bagakwepa ntabwo bishobora kugaragaza yuko bashobora kurushwa imbaraga kuraswaho byo ntibivuze ko umuntu ashobora kurushwaho imbaraga kuko buriya n'umuntu ashobora kuza akagutonganya akagutuka kandi amagambo yose yagaragaza ko uwo muntu afite imbaraga kuko umuntu ashobora kuza akasema mingi si ukuba bivuze ko afite imbaraga zigaragarira mu butsinzi so ngewe nakubwira ko imbaraga wazibonera mu ntsinzi nkaho kuba M23 ngo iraswaho yewe muri iyi minsi kugira ngo twagiye tubigarukaho kenshi ishobora kuba ari imwe muri strategies zishobora zo gutuza kubanza kuba pose cyangwa se icyo isinziranye yokeje wajya kubona ukabona anytime supplies zibaye wenda ku ruhande runaka bahanganye kimwe nuko byajya no kuba ukajya kubona ukabona irabashe gukubitwa cyose birashoboka ariko kugeza uyu munsi intsinzi wayibara ku muntu watsinze muri no weekend hari n'ibihuha yuko ngo ishobora gufata Goma ariko nyine ryo uvuga ko intambara irimo n'ibintu byo kuvuga cyane abantu bakabivuga n'abaza gutuka ku cyo utavuga ukuri ngo uvuga ko
uvuga kuko utavuga ko Goma yafashwe ukavuga ndajya kuvuga ibyo ntazi ariko se yewe barebe ikiganiro nakoze barebe waba utararenga Akanyamahoro ngo ujye kuri Quatre Antennes ukagira cyangwa ugere Kanyaruci ngo murayigera mute ibyo nibyo abantu bavuga kuko nabo babivuga bakwereka bakwereka ibimenyetso urumva mu ntambara mibaza harimo ibiva byinshi FARDC ishobora kuretinga ibihuha bigamije kureba ninde muntu bari kumwe mu nzira irimo y'urugamba igahita ikora itoragura abanzi bayo nayo M23 ishaka kubikora ubwo ndashaka kwereka muri strategy ishaka gukorwa ikabikora kugira ngo irebe mudu y'aba FARDC cyangwa se abanzi bayo cyangwa n'abari mu mujyi wa Goma kuko niba bavuga ko umunsi mu mujyi wa Goma abantu bari gutaha saa moya abantu bari gutaha saa moya bamwe ko bageze mu rugo kandi no mujyi utuwe cyane unakorerwamo business ushobora no gukora amasaha 28 ku yandi ubwoba ni bwose yindi ngo amagurupe rubango umujyi wa Goma uyu munsi wa none ushaka gupfa kumenya ngo bimeze biti usibye kujya ku bitaro ukamenya ngo cyangwa ukazakumva umuntu wawe yararashwe cyangwa se iki ariko abantu barataha kare ikindi amagurupe urenze nka Goma gatoya ugiye mu nkengero z'umujyi niba ushaka guhura n'abantu bakubwira bari mu magurupe avuga ni iki gikurikira bari kuvuga kuri by'iyo ntambara ariko mu mujyi ndani muri hano za Virunga ukajya na hafi ku bitaro ukajya no kuri airport ntabwo ushobora gupfa guhita ubyumva indege zatangiye kugenda mu mujyi harimo za maneko nyinshi ushobora kubivuga asanga ugiye nabi da ugiye mu mbuto mu kiganiro giheruka Maisha yatubwiye ko mu mirwano yo kuwa gatanu niba ntibeshye ngo indege zari zitakihaguruka cyangwa se zitakigenda ubuza mu cyumvirizo wateye zirimo zongeye gukora cyangwa n'ubu ngubu nta ubu ngubu ndimo ndazumva ndimo ndanazibona zirimo zirarwa ariko muri weekend ishize hahagurukaga Petit Porter bazizi indege bita Petit Porter n'utudege ntoya twacyabakanga niko bajyaga bakunda kutwita n'ama Petit Porter niyo nabonaga nkigera hano ariko mu kanya indege na nijoro ariko indege ziza nijoro bavanga indege nini ziza nijoro huye indege iri guhaguruka kaya tuvugana ni Petit Porter bavanga indege nini zo ntago zikiza cyane uzibone mu mujyi wa Goma cyangwa se uzibone mu nkengero z'umujyi kuko urabizi ko uri haraho ugera nko ku mupaka wa Rubavu muri mu murenge wa Busasamana n'umurenge wa Rubavu ushobora kubona indege igwa waba no mu murenge ruguru aho bita Buhura ruguru umurenge nayo kwibuka neza Bugeshi n'undi murenge wundi ukora ku mupaka ariko abantu bahazi ubwo mvuze Buhura bahita bavumva naho ushobora guhita indege igwa rero nakubwira ngo muri rusange situation nuko ihagaze ibindi baza kubyumva mu kiganiro tubuze gukora cyo kuba koko kibuze kuba kibaza niba koko abatuye mu mujyi wa Goma bategereje M23 nkuko bivugwa ese ubwo bazayakira iyo ifite gahunda yo kujya mu mujyi wa Goma ibyo byari bihuye n'ikibazo n'ubundi nayo ngiye kukubaza mwaza kudufasha gusesengura wa mugani yego urumva ibindi baraza kubyumva nge nibaza ko twarekera aha yego twarekera aha kuyavuga soko yamara dore ko n'ibiganiro bya bwiza ari uruhererekane barakomeza kugenda babibona reka tugushimire yego namwe ndabashimiye ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye kuri tere ibibera muri Kongo umuntu yavuga rwose ko ni ibitangaza gusa ariko dukomeza tubirebe nuko bivuga uko tubibonye yego ubundi njyewe nari ngiye nuko Meke ambwiye ko bafite ikiganiro hari ikiganiro kindi kigiye gusohoka kiri buze gusohoka kuri Bwiza TV nari ngiye kumubwira nti rwose mudusesengurire uyu munsi turumva ibikuri M23 turumva ibikuri FARDC turumva ibikuri kuri Wazalendo turumva intambara yahagaze ejo yakomeje
mudusesengurire nk'abasesenguzi nubwo mutari mu ntambara indani ariko n'abariko kazi kabo barabikora pe ubuteye bubwenda bizi ko baraza kubikoraho iherezo ry'intambara ni irihe wa mugani udonko buri icyo baraza kugarukaho nkurikije uko mbesha bikubwira baza kugarukaho ku cyifuzo cy'abaturage ese abaturage barashaka ko M23 ifata Goma cyangwa barashaka yuko iguma hiri cyangwa ikabaha amahoro ikanava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko urabona M23 ivuga yuko irwanira abaturage by'umwihariko abarwandafone bavuga ikinyarwanda ba muri kiriya gihugu bakomoka muri kiriya gihugu ariko iyo FARDC igize nk'agace yigarurira ubona ko hari abaturage baza gusereburana nayo M23 yagafata ukabona hari abaturage baje gusereburana nayo erega abaturage n'abana beza bo baba victime ntago baba bazi ubundi ariko hari nakandi kuko bamenyereye intambara so rero bakeza uwimye bavuga bati ubwo nyine vayo nugenda hazaza undi twe nuko tubayeho bigaragara ko bashobora kuba baramenyereye intambara reka tuvuge ko izo arizo update twaba dutanze kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahubwo tugaruke no kuri no nkuru igaruka mu bandi baturanyi b'u Rwanda mu majyepfo nyuma yo ya gahunda ya gira urukwavu tayari sinzi ariko niba bo bayemera gutyo gira urukwavu ariko ntabwo bayikomantinzeho nk'abayirwanya bagaragaje yuko ari ubwo baravuga ngo tubareke ngo tubahe amahoro ngo ni gahunda zabo ngo ntabwo tugomba kubitindaho which is not professional kuko umunyamakuru atangaza amakuru ntabwo mwatubuza gutangaza inkuru z'ibihari tuzajya tubitangaza niba ari byo mufite niba mufite n'ibindi tubitangaze ntako niko kazi kacu dupfa kuba twebwe ntaho tubogamiye of course hanyuma rero ibyo twavugaga nuko nyine muri Bujumbura abaturage bazajya batangira donc bazajya batangira imisoro bimwe mu byo batunze mu nzu Jesus ibyo bafite mu nzu ubwo no kuvuga amasahane firigo amasahane ibiyiko ibikombe alaka niba njyango hari n'amatungo magufi boroye imyenda ibyo ufite mu rugo byose ugomba kubisorera ubwo se umusoro bazajya ukarikira gute bafite buriya buryo bafite uburyo bazajya babibara bagendeye ku ntuza yabo inkuru of income yabo inkuru irahagana hehe inkuru abantu bashobora kuyibona ndabona bwiza.com mushobora kuyisangaho niyo mpamvu tuba tubabwira ngo bajye banasoma bwiza.com kuko hari n'andi makuru aya namwe muri menshi ari kuri bwiza.com tuba twabazanye ni ukuvuga ngo rero ubwo ngubwo nk'uko biri gutangazwa abatuye Bujumbura bitege kuzajya batanga umusoro ku makariso ipantaro kuri mashati tayari butunze bucikopa zirenze 5 ubwo umusoro uzajya uzamuka n'urugero dutanze ni gahunda igamije iki se mbese ubwo no kuzamura imisoro ubukungu nyine ariko abatekereza b'abarundi nabo ntago nzi ukuntu wenda wabanyuriramo ukuntu yes ndabona inkuru yavuga ngo mu mujyi wa Bujumbura i Burundi byateganyijwe ko kuri uyu wa 30 ukwakira 2023 hatangira ibarura ry'imitungo abaturage bafite mu nzu zabo kugira ngo itangire kubarirwa imisoro iki gikorwa kirashingira ku cyemezo cyafatiwe mu nama y'abayobozi b'amakomine nabo mu zindi nzego yayobowe na meya wa Bujumbura akaba ari uwitwa Jimmy Hatungimana ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 2023 meya Hatungimana akaba yaravuze ati igikorwa cyo kwandika ibitangirwa umusoro kizakorwa n'abakozi b'umujyi bambaye umwambaro w'akazi kandi kizakorwa ku nzu ku yindi bandika usora n'ikintu cyose gitangirwa umusoro n'amahoro iryo suzuma rizatangira ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 2023 igikorwa kizatangirira muri komine Mukaza kizamara amezi 4 uyu muyobozi akaba yarasabye abakozi bashinzwe iki gikorwa kutagira na kimwe batabarura mu bigomba gutangirwa umusoro ati abazakora icyo gikorwa bazaba bafite ordre de mission kugira ngo abene gihugu ntibagire ngo ni ibisambo byiyambitse umwambaro w'umujyi kandi basabwe kwandika ikintu cyose nta na kimwe gisigara mu bitangirwa umusoro Meya Hatungimana akaba yatangaje ko mu gihe igihugu kihaye intego yo kugera ku ntego yo kuba mu byifashe muri 2040 no kuba mu biteye imbere muri 2060 bitashoboka ko kibigeraho mu gihe abaturage batishyura imisoro ikitamenyekana muri nk'uko ino nkuru ibivuga ngo ni imitungo abaturage bazajya batangira imisoro ubwo kuri ya makariso nari mvuze wenda birashoboka ko yatazazamo bambabarire kuko abenshi baribaza iyariyo bamwe bakanongeramo ko ari urwenya babaza niba ibikoresho
nk'ibyo mu gikoni ndetse n'imyambaro, ibikoresho nk'iby'ikoranabuhanga n'amatungo nabyo bizajya byishyurirwa. Ni ukuvuga ngo haracyarimo ikibazo kuko uyu mumeya ntabwo abisobanuye neza ibyo ari byo, ariko iyo ugiye gusesengura yavuga ibikoresho byo mu rugo ntize ni ibihe bitari ibyo ngibyo. Okay, naho duhagararira nyine turahagararira ko ari ibikoresho byo mu rugo nyine, ariko mu bikoresho byo mu rugo habamo byinshi kugeza tumenye mu ibarura rya mbere ibyabaruwe n'ibitahawe agaciro mu ibarura. None si ibikoresho byo mu rugo ni ibi ugomba kubimenya mu rugo, si n'amasahani nyine turimo turabivuga ibyo bikoresho byanze bikunze hagomba kuzaba harimo kira kitu nyine cyo mu rugo. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose kiba mu rugo rwawe iyo ufunze igipangu kikaba kirimo nk'uko bivuga ubwo cyakabaye kiri bigomba gutangirwa umusoro. Ubwo ahubwo iyi gahunda rero yaba ije ubwo mu biteza imbere igihugu cy'u Burundi, yaba ije nyuma ya gahunda y'uko umuturage agomba korozwa urukwavu agomba kubyara umusaruro, hanyuma hakaza sinzi harya mushuti wacu Rabine yatubwiye yuko ngo hari n'amavoka bateye nayo ataratanze umusaruro. Yego, ayo nayo agomba kujya mu bigomba gutuma umuturage akagera ku rundi mu buryo bushimishije. Biragoye ko nahita nkubwira ngo yego cyangwa oya, kubera ko abarundi bafite buriya bahanga mu by'imibare n'iby'ubukungu babibaze. Sinzi ukuntu umusoro mugani wo mu bikoresho byo mu rugo wazakuzamura igihugu, ariko ubwo nyine ni donc u Rwanda rugira icyo bita ngo ni zahabu yacu. Ubona nabo mu Rwanda imwe muri zahabu z'u Rwanda bavuga harimo na serivisi. Ubwo rero nabo wabona zahabu yabo ari umutungo. Gusa Perezida Ndayishimiye arimo arakora nyine ni nka bya bindi umuntu ni kujya mu nguni zose kugira ngo arebe ko u Burundi bwazamuka, gupfunda imitwe hirya no hino bwazamuka nyine bukajya ku ruhande rumwe. Yego, wenda uramushyigikiye, ntabwo navuga ngo simushyigikiye cyangwa ndamushyigikiye, ariko nyine ubundi ikibazo ni uburyo baba babitekerejeho, ariko kuba hari igitekerezo cyiza byo ni cyiza kuko hagamije ko igihugu kizamuka. Igisigaye ni ukuvuga ngo ese iki gitekerezo koko cyavana abaturage ku rwego rumwe kikabageza ku rundi, cyangwa harimo ibintu bimeze nko kuba ari n'ikize donc bakabikora nko kugira babikize babeke ko bagize icyo bakora. Hari ukuntu ngo umuntu aba yabuze ikintu akora, ariko ukajya ari gufata hano kugira ngo wakwereke ko byibuze yari yagerageje. Ubwo rero birashoboka ko nawe ari ugufata kugira berekane ko bari bagerageje, ariko mu by'ukuri batari kubona icyo gufata cyanya cyo zirita wenda cyangwa se wasanga ari uburyo bwo gushora cyangwa bizagaragara nko ari a long term, bizagaragaramo wenda mu gihe birashoboka nabyo hejuru. Hanyuma mbere yo reka dusoze izi update, ariko tuvuge ko ino nkuru yo mu Rwanda mbere gatoya yuko tugaruka mu Rwanda, hari umunyamakuru witwa Floriane Irangabiye wo mu Burundi. Yego, yajyanwe mu yindi prison nyuma y'uko bamusabira rwose ko yarekurwa bitewe n'uburwayi afite, ariko wapi akomeje gukurikiranwa n'ubutabera, noneho yabaye transfere mu yindi prison. Ni amakuru wenda ku bakunda iyi prison yindi ntago bari kwivuga iyo yajyanwe. Ni ukuvuga ngo reka nze ndebe neza ari ushobora kuba batari kuyivugamo nyine kubera impamvu. Ni Muyanga, yajyanywe mu Muyanga Nord Burundi. Yego, cyangwa ubanza ariho yarafungiye, ndaza kureba neza. Ndaza kureba neza, reka tuze kureba neza. Ubwo nyine abadukurikira bamenye gusa ko yabaye transfere. Hanyuma mu Rwanda Depite Gamaliel Mbonimana wize kwegura, akaba yareguye kubera impamvu y'ubusinzi. Ubu ngubu yashyize hanze, yagiye gushyira hanze, nako ntabwo yari yagishyira hanze, igitabo kigamije kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Ako gakuru urumva ko atarimo udukontrovaje ukuntu umuntu wazize ibiyobyabwenge agakurwa mu mwanya, cyangwa yareguye ntawamukuyemo, yikuyemo ati ntabwo nakoze. Ndetse byanavuzwe yuko yari umusinzi burya ngo wabigize umwuga. Ubu rero ngo agiye gushyira hanze umusinzi wabigize umwuga, igitabo cyitwa abameza umusinzi wabigize umwuga se ni ugusinda nyine by profession.
bakabimuhembera se oya ukabikora nyine nk'akazi burya akazi kose ntabwo abantu bagahemberwa da hari akazi ukora mu rwego rwa mizingi uburyo kwishimisha nyine igitabo cyiwe rero ngo azaba cyita The Power of Keeping Sober, imbaraga zo kuguma utarabaswe n'ibiyobyabwenge utari umusinzi. Ngo ni imbaraga z'ubuki hano babitransfer mu Kinyarwanda banditse ngo ni imbaraga z'ubushishozi, ariko ubwo muri rusange nyine ni igitabo kizaba kivuga ibijyanye no kwirinda ibiyobyabwenge. Bikaba biteganyijwe ko kizajya hanze mu kwezi kwa 11 uyu mwaka turimo, akaba agaragaza ko gikubiyemo inama zagenewe urubyiruko ku bijyanye no kunywa inzoga nke no kwirinda ibiyobyabwenge, n'uruhare rwa Perezida Paul Kagame mu kumurikira u Rwanda aruganisha ejo heza. Ni amakuru rero yamenyekanye binyuze ku butumwa uyu depite yashyize kuri X yiwe avuga nyine iby'iki gitabo agiye gushyira ahagaragara. Ndumva aricyo twaba tubivuzeho nyine, harimo ako ga controversy kuba ari mu beguye bazira kunywa inzoga bagasinda kandi bafite inshingano zitakabaye zibemerera gusindira mu ruhame. None akaba agiye gusohora igitabo kigaragaza uw'ibiyobyabwenge, ubwo bishoboka ko ari azaba yitangaho urugero. Agatama yaba yaragaretse ariko ubwo birumvikana buriya yaragaretse cyangwa yarakagabanyije kubera yuko azashingira ku buhamya bwiwe. Iki gitabo kibaye kidashingira ku buhamya bwiwe ndumva nta kintu cyaba kibwira abantu. Urazashingira cyane cyane ku byamubayeho, avuga ati murabona ko nanjye ubwanjye byangizeho uruhare ruri negatifu, donc mukwiye kubireka kubera yuko njyewe bibabwira bifiteho experience. Numva ari ibyo ngibyo tugiye gusubiza abantu. Yego, kuri no nkuru ndimo mbabwira y'Ibujumbura y'uyu munyamakuru, no kuvuga ngo yajyanywe muri gereza n'ubundi centrale yaho bita iri Bujumbura. No kuvuga ngo ni nyuma yo kubisaba, ubwo yitwa ya Mpimba, ni nyuma yo kubisabwa yuko babisabye bitewe n'uburwayi yarafite. Yego, yarafungiye hirya cyangwa se kure y'aho umuryango ushobora kumwegerera kandi bitoroshye. So rero yajyanywe muri iyo gereza kugira ngo nyine abafamiye cyangwa se ab'umuryango we bajye babasha kumubona cyangwa no kumugeraho mu buryo bworoshye. Ni nyuma y'uko rero afite uburwayi nyine ngo bwa sima, kandi akaba yanakatiwe n'imyaka 10 urumva. Yakatiye imyaka 10 Burundi, ariko babara amajoro n'amanywa buriya azamara 5. Urubizi reka da Burundi niba ari n'abagande niba ari n'abanyakenya, ariko muri East Africa ubwo se ntago babara ko iyo bagukatiye imyaka 10 bakubarira ijoro n'amanywa, donc uhita uyigabanyamo kabiri. Ijoro barifata nk'umunsi n'amanywa bakafata nk'umunsi. Ngo ni systeme y'ababirigi y'abake, sindi kubyibuka neza, ubyibuka ze kutubwira. Ariko ni systeme ngo ikoreshwa hari n'ababirigi babara gutyo ku buryo umuntu bakatiye imyaka bahita bayigabanyamo kabiri kubera ko bamubarira ijoro n'amanywa. Ni ababirigi cyangwa abongereza bamwe muri abo ngabo nibo bayikoresha. Ubwo tuzabimenya, tuzabibwira, ndaza kongera kureba, tuzabibwira mu bantu bakomeze gukomeza bakurikirana. Dusuhuza abantu bakeya bashoboka kubera yuko ibiganiro biza gukomeza, baraza gusuhuza abandi muri aka kanya. Reka dusuhuze, ariko mbere yuko dusuhuza abantu batubonamo umutaka wo kuba ngo turi one sided babikura he? Oya, icyo cyo ndakidefanda. Bavuga ko one sided ngo tuba ngo twegamiye kuri M23. Oya, ntabwo ari byo. Impamvu atari byo rero, na Meki ubwe yagiye abisobanura kenshi, kandi natwe reka twongere tubisobanure. Niba twebwe tuvuga amakuru tuba twabonye bitewe nuko uruhande ruba rwatanze amakuru, nujya kuri Twitter uzabona Wiringoma, uzabona Bertira Bisimwa, uzabona na Canisius n'abandi bose batanga amakuru. Nibo bantu uzabona uhamagara bakagira gute bakitaba. Rero kuba twavuga nk'ayo makuru, sibyo yuko no muri FIDC nubwo bataduresponda cyangwa batasubiza, ariko ubona ko naho tugira n'amakuru yaho yabonetse turayavuga. Ariko iyo uhamagaye Njika itakubwira ngo teze
ni ibintu bimenyerewe. Abantu rero bajye bareka kutwishyiramo, ntago dufite side twebwe tuhagara hagati kuko niko kazi k'umunyamakuru, ahubwo nyine umunyamakuru atangaza amakuru yahawe, ntago twahimba amakuru, ubura bayaduha nibo dutangaza ayo baduhaye. So suza abantu nka 2-3 ubundi tusoze, yewe ndabona ntari kubabona vuba, ndabona imashini yanjye itari kubanyereka. Barahari benshi baba bagiye batandukanye batuba hafi. Ariko nanone ubibutse no gukora subscribe, ubibutse kongera gukora subscribe mu kanya twari twababwiye, ariko nta kiganiro gishobora gusozwa tutabivuze kubera yuko tuzi neza yuko gukora subscribe bitugirira umumaro, niyo mpamvu tutareka kubibabwira. Reka dusuze Damascene Mutaganira, hanyuma Sibo niyo Samuel turamusuje, Uwamahoro Spirit turamusuje, Mugirase Vestine nawe turamusuje, akabaho bita Fideli Busagara turamusuje, twongere dusuze n'uwo bita Cyuma Christopher turamusuje, tumubwira ngo akomeze agire ibihe byiza. Hariho n'abatajya babura bitwa ba Marie Goreti, ba Matsibihugu, ba Chris Jane, bose Sefu yego nawe turamusuje cyane. Karangwayire Epifani turamusuje, Uwera Bizimana, bayuza bose turabasuje, Sindaye Hebra, nabo ngabo bose n'abandi turagenda n'abandi bose tudasuhuje tuvuge mu mazina muri ano masaha, tuba turi kwihuta kugira ngo n'ikiganiro kibagerereho ku gihe. Ubwo rero n'abandi biyumvemo bose ko tubaye ikaze, mwibuke gukora subscribe kandi mukane no kunzogera, mukore share, mukore comment, ibindi byose mwemerewe muzanye n'amafaranga mukamamaza tukaryaho, nabyo ntago byatugwa nabi. Kubera yuko company zanyu tukoranye tukagira n'imikoranire yanditse, tugiye kwinjira mu bihe by'iminsi mikuru, kandi nicyo gihe amafaranga bashyushye abari imari, mwakabaye muzana amafaranga tukabamenyereza company zanyu nyine abantu bakazibona. N'utuntu event twebwe tuba twabamaze, ushobora kuba ufite aka event live streaming, ibyo byose rero nta handi ushobora kubibonera. Ya nimero ibicaracara kuri Bwiza, iyo uhamagaye tayari ibintu deal done. So rero reka tubabwire ngo bakomeze bagire ibihe byiza. Shadrack Niyonsenga, nanjye ni Fred.